twige tunoze ikinyarwanda twige tunoze ikinyarwanda mu izina rero ry'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco twishimiye rwose byimazeyo ukuntu mwitabiriye ubutumire bwacu. Ntabwo twari tuzi ko bishobora kumera gutya, ariko urebye imbere impande zose inyuma birashimishije. Mwakoze cyane kuko uyu munsi ni umunsi tuzi neza ko ari umunsi ngarukamwaka, aho u Rwanda nk'igihugu cyifatanya n'ibindi bihugu mu isi kwizihiza umunsi mukuru w'ururimi kavukire. UNESCO ibitekerezaho bikemezwa n'inama nkuru ya Nations Unies, bari bafite aho babikura kubera ko hari ikintu cyateraga ubwoba kubona indimi zizimira kandi abatuye isi baraho ngaho. Gushyira rero mu bikorwa ikintu nk'iki ni ikintu gikomeye, gifite agaciro, gifitiye agaciro abatuye isi, ariko kikagira n'akamaro ku batuye ibihugu muri ibyo bihugu. By'umwihariko rero mu Rwanda ku nshuro ya 16 ubu nibwo tugiye kwizihiza uyu munsi, kandi noneho bikaba byabaye umunsi nyirizina, kuko ubundi byajyaga biba nyuma ho gatoya, ariko hashize imyaka 2 tujya muri gahunda nziza yo kwizihiza uwo munsi itariki 21 Gashyantare nk'uko uyu munsi byateganijwe. Tukaba rero tubahaye ikaze, mugubwe neza muri iki cyicaro. Nyakubahwa Minisita n'abashyitsi bacu mwese muri aha, nta kintu gishimishije nko kubona ibyateguwe byose bibategurirwa, byose biri ku murongo, kuko twabisuzumye kuva mu gitondo. Dufite amahirwe yo kwakira muri iki cyumba abanyeshuri bavuye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Abo banyeshuri bakaba baritabiriye amarushanwa ashingiye ku mivugo n'inkuru ngufi, basuzumana ku mashuri, birazamuka bijya ku murenge, birazamuka bijya ku karere, noneho abahize abandi ibihangano byabo byaje mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Twagize amahirwe mu cyumweru gishize guhuza abarimu batandukanye, nabo badufasha kongera kujonjora. Ubu rero nicyo gituma dufite ari abavuye burasirazuba, burengerazuba, amajyepfo. Ubu twese twicaye hano, kandi iki twasanze ari igikorwa tugiye kugira ngarukamwaka, kugira ngo tubone uko urubyiruko rwacu rucengezwa neza mu buryo bw'imyandikire n'imivugire bishingiye ku buhanzi bw'abana bacu. Inteko nyarwanda rero y'ururimi n'umuco ikaba ishimishijwe n'iki cyicaro. Namwe abatumirwa bacu mukaba mwabigizemo uruhare. Tugiye kubagezaho nk'uko gahunda iteye, kugira ngo ibintu byose tuze kubisoza neza, turiho tunategura iby'umwaka ukurikiye. Nimunyemerere mu cyubahiro cyanyu twakire Nyakubahwa Minisitiri wa Siporo n'Umuco atugezeho ijambo yatugeneye uyu munsi. Murakoze. Banyakubahwa
bagize inteko ishinga amategeko muri hano imitwe yombi, abahagarariye inzego zinyuranye za leta n'izigenga, ba nyiricyubahiro basenyeri n'abayobozi b'amatorero muri hano, banyakubahwa intiti mugize inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, nyakubahwa munyamabanga nshingwabikorwa w'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, bayobozi b'amashyirahamwe anyuranye ahuriye ku muco n'ururimi, rubyiruko muteraniye hano, bashyitsi bahire, nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa amaze kubivuga, kuri iki gicamunsi cyo ku itariki ya 21 Gashyantare 2019, nanjye nishimiye kuba ndi kumwe namwe muri ibi birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire. Kuri itariki ngarukamwaka, u Rwanda ni ku nshuro ya 16 rwifatanyije n'andi mahanga kwizihiza uyu munsi. Turizihiza uyu munsi rero tugamije gushyigikira indimi z'abatuye isi ndetse no kurushaho gusigasira ururimi rwacu kavukire rw'Ikinyarwanda rudusabanya kandi rukunga ubumwe bw'abarukoresha, ari bo twe Abanyarwanda ndetse n'abandi batari Abanyarwanda ariko barukoresha. Buri mwaka UNESCO itanga insanganyamatsiko. Uyu mwaka iragira iti indimi gakondo ni inkingi y'iterambere, amahoro n'ubwiyunge. Mu Rwanda rero twahisemo insanganyamatsiko nayo igira iti tunoze Ikinyarwanda mu mivugire no mu myandikire. Gwari impamvu twe twahisemo iyi ngiyi, nubwo izi nsanganyamatsiko zombi zifite aho zihurira, kuko zigaragaza ko abasangiye ururimi kavukire bagira imitekerereze ndetse n'imikorere biri mu cyerekezo kimwe cy'iterambere, cy'imibereho itekanye, dore ko ururimi ari umuyoboro w'ibyo byose iyo batanyuranya mu bwumvikane no mu bwumvane. Uyu munsi ugomba kuba rero uwo kongera gutekereza ku rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda, tukiyibutsa ibyiza n'akamaro rudufitiye, tugakumira ibirubangamira, tugafata n'ingamba zo kururengera, kuko tutarusigasiye ngo turuhererekanye uko bikwiriye, uko ibihe bisimburana, twaba duteshutse cyane ku nshingano zacu. Bityo bwa busabane, ubumwe n'ubukungu ruhatse twarukomoragaho bikaba byakwibagirana. Niyo mpamvu rero ari ingenzi kuboneza Ikinyarwanda mu mvugo, mu myandikire no kugikungahaza ku buryo gikoreshwa mu bumenyi bw'ingeri zose. Nashimishijwe no kubona turi kumwe n'abana ahangaha, no kuvuga ko kwa kuruhererekanya nibyo ngibyo, abakuru abato tukaganira n'abato tukaboneza ururimi rwacu, abana babyumva, no kuvuga ngo tuba dutegura nyine ejo hazaza, tunizeye yuko ururimi rwacu ruzakomeza kubungabungwa n'abagenda badusimbura uko twe tugenda tubyina tuvamo. Mboneyeho kubibutsa ko mu rwego rw'amategeko Ikinyarwanda cyemewe n'itegeko nshinga nk'ururimi rw'igihugu n'urw'ubutegetsi. Ndanibutsa ko ngo twese hano tuzi indirimbo yubahiriza igihugu, no mu ndirimbo yubahiriza igihugu ururimi rwacu turugarukaho nk'umurunga ubumbatiye ubumwe bw'Abanyarwanda. Muzi neza ko tuvuga ko
ururimi rwacu rukaduhuza. Mu ndirimbo yubahiriza igihugu tubivugamo. Dusanga rero ko mu kuruha agaciro no kurwitaho kuba harashyizweho inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ifite inshingano zo kururengera, kurubungabunga no kuruteza imbere by'umwihariko ari iby'agaciro gakomeye. Ariko kandi nta nubwo iyi nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yagira ikigeraho tutafatanyije twese hano ndetse n'abatabashije kuboneka. Inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco mu nshingano ifite ishinzwe gukumira imikoreshereze idahwitse y'ikinyarwanda, ikanagena imiyoboro ngenderwaho mu gukangurira abanyarwanda gukoresha neza ururimi rwabo. Aha abansaba ko barushaho kubishyiramo ingufu cyane kuko ni imwe mu nshingano ikomeye ifite. Ariko kandi natwe ibyo iyi nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco itwigishije idukosoyemo tujye duharanira kubyumva no kubishyira mu bikorwa. Nk'abasangiye ururimi kavukire dukwiye kugira imyifatire imwe, imitekerereze imwe ndetse n'imikorere imwe mu cyerekezo kimwe, bikagaragara koko ko ikinyarwanda ari indangabanyarwanda kandi ari ishingiro ry'agaciro k'ubunyarwanda. Ndongera gusaba abanyarwanda bose kugira umuhate wo kwiyungura ubumenyi mu mikoreshereze y'ikinyarwanda. Abanyarwanda tukagira ishema ryo kukivuga, tukacyandika, tukanagishishikariza abandi, baba abayobozi mu ngeri zinyuranye, abanyamadini n'ababonye ahangaha, abarezi, abanyamakuru, ababyeyi, abanditsi, abahanzi mu nzego zinyuranye, twese uyu dukwiriye kugira umuhigo wacu. Sinasoza iri jambo ndashimye abatumirwa bacu ko mungana, birashimishije kuba mwaje kwifatanya natwe kungurana ibitekerezo ku rurimi rw'ikinyarwanda. Kuba nkuko Yesu yabivuze abantu batumiwe mwese mukaba muhari mungana mutya, biratwereka uburyo koko dufite inyota yo kubungabunga ikinyarwanda cyacu no kugiteza imbere. Ndashimira cyane inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yateguye ibi bikorwa, kandi nkaba mbifurije umugoroba mwiza, mbasaba gukomeza kuvuga neza no kwandika neza ikinyarwanda, kugikunda no kugikundisha abandi. By'umwihariko abana bari ahangaha, urubyiruko ruri ahangaha, turabasaba yuko rwose ibi mwabifata nk'umuhigo, cyane cyane mukadufasha gukundisha ururimi rwacu urubyiruko rugenzi rwanyu. Hari abibwira yuko kugira ngo berekane ko bateye imbere ari ukuvuga izindi ni nziza, turazikeneye, ariko ururimi rwacu turuheshe agaciro. Murakoze cyane, imirimo myiza. Kumva ikiganiro cya mbere. Iki kiganiro kiratubwira ku rurimi kavukire mu iterambere ry'igihugu. Tugiye kumva niba koko ururimi narwo rwateza imbere igihugu. Hari n'abatari babizi. Iki kiganiro rero kigiye kuyoborwa n'intiti Mukabacondo Tereza, akaba araba ari kumwe n'intiti Kayisabe Vedaste. Turabashimira kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Nagira ngo mbabwire ngo abanyarwanda turahirwa kuko ururimi rwacu ruduhuza, nk'uko nyakubahwa minisitiri amaze kubyibutsa. Ni ikirezi cyera twambaye turusha amahanga menshi. Ibihugu byinshi kugira ngo ababituye bumvikane
ahubwo bifashisha indimi z'amahanga, ariko twebwe abanyarwanda ururimi rwacu turwumvikanamo, rudufasha gusabana nk'uko byavuzwe, kandi tukarukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu buri munyarwanda nta n'umwe usigaye afite inshingano yo kurumenya, akagira inshingano yo kurukunda, kurunoza mu mivugire no mu myandikire nk'uko biri mu nsanganyamatsiko twahisemo, ariko cyane cyane tukabitoza abazadukomokaho kugira ngo ururimi rukomeze rusugire ubu n'iteka ryose. Tuzi ko hari ibihugu byinshi byagiye bitera imbere bibukomora ku muco wabyo, umuco ushinze imizi mu rurimi kavukire. Birazwi mu bihugu bya Aziya, Ubushinwa, Ubuyapani, Singapuru n'ibindi. Ni ingero zimwe zikunze gutangwa muri iyi si ya rurema. Ikiganiro kigiye kubimburira ibikorerwa ahangaha muri uyu mugoroba, nk'uko mwabyumvise, ni ikiganiro kibanda ku rurimi kavukire mu iterambere ry'igihugu. Kikaba kigiye gutangwa n'aba bantu batatu: Intiti Kayisabe Vedaste, Bwana Agustine Gatera, n'Intiti Kayishema Yohani Maria Vianney. Buri wese aragira icyo avuga mu bijyanye n'iyi nsanganyamatsiko dufite. Intiti Kayisabe atangire atubwire akamaro k'ururimi. Ijambo ni ryawe. Murakoze nyakubahwa Minisitiri, banyacyubahiro muri hano, buri wese mu cyubahiro cye. Bansabye kugira icyo mvuga muri nsanganyamatsiko nkuru duhuriyeho na bagenzi banjye, ururimi kavukire mu iterambere ry'igihugu. Nasabwe kuvuga ku bintu bibiri. Icya mbere ni ukumenya ururimi kavukire, akamaro kabyo. Kumenya ururimi kavukire bitumara iki? Hanyuma nkaza no kuvuga uburyo ururimi kavukire ari umuyoboro wihutisha iterambere. Mfite iminota 10, ndumva ndi buyikoreshe neza kandi nkaba nagize icy'ingenzi nshobora kuvuga. Icya mbere rero, kumenya ururimi kavukire, ndashaka kuvuga ururimi kavukire muri rusange. Nicyo ngiye guheraho, n'impamvu nashyizeho rusange nk'uko mubibona hariya. Muri rusange rero, ururimi kavukire ni ururimi usanga bakubyaye bakoresha, ari rwo rwabo batararutiye ahandi. Ni ururimi rwa mama na data. Muri iki gihe abantu benshi basigaye batamenya kuvuga mama, bavuga mama cyangwa mami cyangwa iki, ariko ubundi ngira ngo uburyo bukuru ni mama na data. Ni ururimi rwa mama na data. Urwo rurimi rukaba rubumbatiye imibereho, imigirire, imitekerereze n'ibindi. Kurumenya rero ni nko kwimenya, ni nko kwisanga, ni nko kujya iwanyu, ni udatashye mu mihana, kuko ururimi ruguha kumvana nabo musangiye isano, abakera n'abubu, abo musangiye amateka, abo musangiye imibereho. Urumva uba ufite agashyuhe k'iwanyu, wiyumva mu rugo, wiyumva nk'ufite agaciro. Iyo uruzi uraruvuga, urarwandika. Siko bose bize kwandika, ariko abazi kwandika bararwandika. Ukagira uko witwara bijyanye n'indangagaciro urwo rurimi rubumbatiye. Kuyoberwa rero ururimi rwawe ni ibintu bitari byiza, nta n'uwabyifuriza undi. Kuyoberwa ari kavukire kawe ukamenya iz'abandi, ni nko guhora utaha mu mihana, nabyo nta wabyifuriza undi. Umuntu ahorana inkeke by'umuntu yakwita mu rurimi rw'igifaransa complexe. Hari izo complexe tuba tuzi n'izo tutazi.
uhorana inkeke ubizi cyangwa utabizi yo kuba iw'abandi. Ni ukwivuguruza guhoraho, kuko icyo uri cyo izina ryawe kiba gitandukanye n'imigirire yawe, kuko uba uri kanaka ariko ugakora iby'undi utari wowe. Ni nko gutsindirwa umubyeyi kandi uwawe akiriho. Ni ukumenya aho ugeze ariko utazi aho uturuka. Icyo gihe biragora kwibwira abandi kuko